Umugisha ababambi AB Records batatari bazaheke uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabisha data wera wo mw'ijuru uko kera washingiye Adamu na Eva ngwino uyobore umukwe w'umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe wishimye kandi ususurutse umunezero kuza wagasita tubigenza ariko kandi ndagira ngo mwongere mutere intambwe maze mwishyure mu marembo aha hari amata ariko abicaye tuzirikane ko abakozi barabana aha hari amata rwose jodani wawe yavuga yuko kubera ko isi y'isuku buri kintu cyose turakikorera twajya kumufasha no gusoma bafashe indangamuntu hanyuma aya mata uzegera sangiza oliva ubwire ko wasize kanwa hanyuma abakobwa n'abasore ngiye kugera ahantu igihe kirageze usezeye ku babyeyi n'abavandimwe gusa nimusabe bagirwe Uwiteka abarinde mu migambi yanyu mu kubaho kunyakire bose mubwire ko ari umwari bagasita ari hano gusezerana kunyakire ati sakufi maze kubabwire munaze kuramata ati mwongere bose mwongere ikavuga shuru ati reka naje yego ariko abantu bazanye amashyi kwa gasita nubwo turi muri iki cyicaro hariyo abatware hariyo abashumba habayo n'abayobozi b'ibintu biganje habayo n'abandi bakora izindi mpano zitandukanye nagira ngo nsabe umushumba Girimana niba ari hano arahari atambuke adushyire mu maboko y'Imana abwira Imana ngo ibize kubana natwe kuko ntacyo twakora tutiyambaje umuremyi wacu babandi bataza kubaha imisimo turagushima mwanya Imana turashima kuri Imana yacu turashima ko ukomeje kutugirira neza kuva mu gitondo babanye natwe data turashima ko ukomeje guhesha
icyubahiro turashima ku birori byiza abana bacu bateguye kandi bikaba bikomeje kugenda neza. Rero turakwereka icyiciro cya kabiri tugiye kujyamo kugira ngo ubane natwe, kugira ngo ibikorerwa byose bigaragaza amashimwe yawe Mwami Yesu. Duciye bugufi cyane ku bwawe kandi n'ubundi dukomeza gushima kugirirwa neza nawe. Turizera neza ko biza gukomeza neza kandi tugasoza neza, kuko byose twamaze kubishyira mu maboko yawe. Bana natwe kandi tubashishe muri byose Yesu, amen. Arakoze cyane, reka amasaha y'isubire mu myanya yanyu. Hanyuma rero abantu bacu batarasubira mu myanya yabo cyangwa se bataricara mu byicaro, nari ngiye gusubira ku cyo nabasanze ariko sanze mwagikosoye. Imana ibahugisha mukorere gutyo, urusaku turureke turugezweho mu bukwe. Hanyuma rero umwambaro mwiza uzubera abatashe ibirori, ari abasangwa ari n'abahetse n'ibyishimo, siko ba hari abahakana sibyo, n'ibyishimo kugira ngo abandi bacu bazoreba amafoto yabo bakazasanga usa nk'utari wishimye, bazavuga ati ese uyu yari yaje gukora iki? Ariko nibasanga uri gusima ibinga wishimye bazavuga ati oke, abadutahiye ubukwe bari they deserve it, bari babikwiriye. Hanyuma aba bana bacu ndabikora nihuse kubera impamvu z'umwanya kandi twabiganiraho n'abasaza baza kuganira, usibye ko abantu batewe nabo ariko usaba ari hano, abo ngiye kuvuga asaba ari hano, batewe n'ikintu cyitwa kurambirwa. Baramabwirwa umwe warambiwe ku isi ararambirwa, niwe wa mbere warambiwe. Ikintu gitangaza, umunsi wa mbere ajeje urugoye kwiyandikisha amabaza mu ndege zirazasiga kandi ararambiwe. None ndimumere kuwo mugabo bose tafazari mureke turihutisha umwanya kandi turabikora neza. Hanyuma rero bana bacu, naho umunsi wanyu uwo mundi mwemere gukandagira hangana, hemerewe kwari gusa n'umugeni n'umukwe. None rero twabashimiye, muraberewe, muramenye ni mapambo ya harusi. Uyu Mungu aravuze ngo amen. Mundike imitwe basengere kugira ngo namwe ndi munsi muzaboneka. Muramisha imitwe yanyu bakora. Mwami Yesu, abasore n'abakobwa bunamishije imitwe yabo kubera ipfunwe, bazabajya aho babonye bikaranga aho babonye kubera ko bataragira aderesi. None Mana, dore ko baberewe ariko ntibaberewe cyane nka Oliva na Joe. Undi munsi w'ikuku uzabamara ipfunwe nabo bakorera ibirori nk'ibi. Amen. Wicare hasi mubakomera amashyi, mubakomera amashyi. Hanyuma rero turi kumwe na pare, turi kumwe na marembo, ni abashakaga ubuzima baba abana bacu bababaye hafi, kandi nituva bazokomeza babane nabo uko je tuzokomeza. Simvuze ngo ndata, ariko kandi umushyana wawe mukuru wa bugufi uzababa hafi nyuma y'ababyeyi be. Ababyeyi bakuru mwebwe pare na pare mufite inshingano ikomeye, sinoyigisha kuko sinumubwiriza mutima, ariko iyo sije ndayigira. Nimukaza mutora abo muresha cyangwa abo mugiye gusa, muza mutora bazagira icyo bamariye mu bitekerezo, siko babyeyi? Mubakomera amashyi pare na marembo, turabashimiye. Muzabagira inama nzima kandi muzabane na muntu zose, mwiyicarire hasi. Hanyuma Oliva na Joe, uziko mutuje, Imana ibambere umugisha. Ko ndagira ngo mva ndisakuje, nkagira ngo basakuje, kumbe n'iki gipaza sauti. Hanyuma rero John na Oliva n'abana bacu bemeye kuja mu ihame ry'abasogokuru, bararikurikiza baravuga ngo kwa byinshi no kwa gasita tuza dukundana, ababyeyi bakabiha imigisha. Kandi nabo babiporopoje, ababyeyi ntibababera intambara. Barebye mu bitabo by'ubucurabwenge abasogokuru basanga koko hari dusezerano. Hari umugabo umwe bakubwira ngo muzamubesha ngo wowe musimu n'abafomozi ngo muzamubesha ngo basogokuru basize bavuga muse sogokuruza wawe ambwira agasogokuruza muse hari umwe yigeze asigaye avuga ngo dushake mu mwanya bwije, ndamubwira tumva rero hari irage basogokuruza Kanyamurenge yaduhawe ngo tuzoshake muri Nyangira na 26 byacumye muri tuzoshakana. Si uko ba uko ndibavuze ukomere basogokuruza amashyi baravuze. Hanyuma rero aba bana nabo babishize mu ihame, barabikunda, barabikora, babibwira ababyeyi, bababwira umushinga. Ababyeyi turabita abashenzi, barawushyigikiye. Mukomere ababyeyi amashyi. Bana bacu rero turabiyegereje, mwakoze ibyo basogokuru basize bavuze, ababyeyi babigira ihame n'uyu munsi birasohora. Mwicare mugubwe neza. Data
gasita dore ko wantuje utoreza ku birenge byawe urambwira uti mwana wanje isaha n'umunsi n'uyu nguyu imbaga yose ni hano ariko uzishime ntuzabisige ati kandi kuzabere umusangiza w'ishaka ndabyemera kuko niwe ntore nzima niwe ntore ugendera nababonye bahageze nabonye kwa byinshi ntamareba rakeye naho banyuze rwose ariko nabo iki cyicaro natwe si iki cyicaro tuba dusangamo buri munsi nubwo nza kubiyegereza ariko uza kumwiyegereza kwa gasita abakomoka kwa gatita n'aho gasita akomoka muri hakomoka none rero ijambo ryatangiye uzi ko wese akomoka kwa gasita simbwira abakomoka bari bumvishije uzambwira iki gipande ariko kizagisa bariho bafite amatwi mabi izanyewe ko niba nabo kwa vyinshi niba nabo kwa gasita bakaba bisigaye bike muve hasi n'abezi ko kwa gasita muve hasi muvane na hasi nabo kwa gasita maze kwiyegereza muri kita twisana hari abasigaye nubwo ndaza kuvuga kwa vyinshi iyo utiyegereje umugaza aho nari gasita mwiza data abana ni bose nakakondo kwiyegereza ariko mugari bakondo tudafite ubushobozi cyangwa kubaho ababitanafite maze barakwambara gukorera abana n'ibintu byiza niyo kwa gasita kuba witabye kungana n'ibya hari abandi batukwitaba turabizi ko biri hari ahavuga ngo umuntu yasize ubukwe akazajya agafata mu mayinani ariko kwa gasita si uko biza bimwe dore umuntu witabiriye ikomera amashyi menshi cyane yewe musore ubyitse zanyu data rero kuko byose ni iby'Imana tera intambwe ngera hano kwa byinshi umubyeyi byinshi ndabizi yuko wagendanye n'abawe bakugaragiye washiduhekeye hari abazaja mu birori bakabaza ngo twari turi mu birori ngo tubona abantu baratwinjira twarabiteguye turakoma ingeregeri dutaka imihanda ntacyo tutakoze n'ibindi turaza kubisanga ndabizi ko kwa byinshi iyo yaje ahekeye gasita azazana n'abakwe akazana n'abishwa akazana n'abandi bose bamukomokaho ndetse n'ahakomoka byinshi bagira akomoka bagira n'abamukomokaho bose ndabona mwagendanye kandi mwaje kubigenza ariko maze mubakomera amashyi hanyuma rero mwemerere iyo ndatubakoze ibipere bisheke maze tuze kwiyegereza kwa byinshi mumvire hasi musaza kuri byinshi usigarire mu cyicaro kuko data niwe uze kubwiyegereza yego muve hasi ndareba ko naho hari abana baza basigara bicaye abandi biyegereje bamwe b'iwacu barasigara n'abakikiye abana n'ababyeyi batabasha kuvuga ariko bijya kwiyegerezwa ni mu mutima kuzumva ifirimbi hanyuma rero shanga ariko waje imana ikundisha iyo mpuriye nawe azanishima ngaha ongera rwose turavanga zibaye ibihumbi nka bibiri umugore umwe arazi gukatuza cyane yari umudandaza baramubaza ngo nisangahe aravuga ngo nisange ngo ariko kubera ko umukiriya waje ni saa 3 n'igice jewe ntabwo nkatuza ntabwo nkatuza bose turavanga zimaze kugera ibihumbi hanyuma rero umubyeyi hasigaye abashumba basezeranyije abana nabo twabirengagiza kandi turabashimira kuko bahesheje abantu umugisha tutabafite iki cyicaro tuba tugifite abashumba bose baba kwa byinshi nanone baba kwa gasita baba batumirwa twatumiye reka basabe bave hasi maze tubiyegereze abashumba rwose bashumba beza mwemeye kudutera iteka kibyaba ngombwa ko mugenda icyo cyicaro usigaye n'abashumba bemera ndetse nuko ngubundi turi no mu mahanga nitugere muhira tuzicara tubicobe kuko bivana bose mubaho n'ijambo ryawe akabyaruzarije usabwe kugira ijambo byinshi nari gukora nabikoze kandi urugo rwiza ni urwakira abashyitsi urugo rwiza ni uruganiriza abatumirwa babanje kwakira kuri ubwo nshuti zanje kuko umwana wa gasita amaze kubivuga ari kwa gasita ari kwa byinshi mwegere hano mu mberabyombi yo kwa gasita twongeye kubakira kandi
amaze kubw'umwanya dufite reka nje kwisabira byinshi mukuru abeje kugira usuhuze turi intambwe inshuti yaje kuko n'ubundi twamukereye nubwo mwageze cyane ariko mukomeze mwihangane muri aho inshuti yacu byinshi amakuru ni meza murasize amahoro si y'umutuzi namwe dufite kandi ukabeho hariya karahari kino gihugu niko giteye ukucihanganira ariko hano kwa Gasita uyu munsi twebwe indoti twari tuyumva tuyumva kubera ibyishimo dufite twabonye kwa byinshi iyo twabonye kwa byinshi imbeho izisusuruka izayibwiriza yonyine igahunga ntabwo turabibona reka sabe abana bo kwa Gasita banyegere hano banyegere gira mbona uko nza kuganiriza inshuti yacu byinshi ndabona basa n'abatize mu bikari ngaba baje byinshi byo kwihangana imitembere y'ino azabayirira cyane igafata kwifungura ntibiba byoroshye n'ukubanza basa n'uwabikaraga niko bisanzwe kwa Gasita ni abahanga babizi bari bafite abantu bazi ko imitembere no kwibwira iyo baba bakomoka turabizi yego inshuti yanjye byinshi aka ni akazimano kugira ngo tubone uko dushobora kuganira sinakuganira na byinshi utabaje kumuzimanira reka abana bagutwaze bakomereze hariya mu cyicaro cyawe kugira tubone uko dushobora kuganira niyaje igiye uzubanza kuyaheza umushyitsi njyewe nta kibazo rwose igikuru ni ukubanza ukazimana umushyitsi reka bwira tuhuze ahasigaye biragutwaze turaja kwisema aho twicaye murakoze ariko reka dukomeze tuganire byinshi urakabyara inshuti yanje dore uko mutuye hariya kabere natwe dutuye hano ariko tuvukana tuvinimwe turi bene natuvuga kivuga icyansi kimwe dusangira byose tugasaba n'amazi n'umuriro tugasabana n'abageni bukeye kuko babivuze aba mbere twibuka byaragisukuru yadusigiye Gasita aratubwira ati bana baje nubwo nshaje ariko ndabasigira kandi murage basigira igihe muzasonza ntimugashe musinzira hari inshuti hari abavandimwe tuba dusabana izo nshuti hariho bagasinzira hariho kwamunga hariho n'izindi nshuti z'abanyamurenge atariko cyane cyane hari inshuti yaje byinshi dusabana byose zamwiyambaza igihe cyose nuko inshuti yaje bukeye abana iyo bari bari mu butumwa bw'akazi baraza baratubwira ati twahuye n'umukobwa wa byinshi kandi umukobwa twamushimye ntitwakurengurutse none bari musaze muri mu kiganiro cyo kwa Gasita hari ijambo ushaka kubagezaho none buri munsi ndashaka kubabwira ko ushaka kubaka turamubwira tuti Bagasita dukunda kubaka Bagasita twebwe tugishyura dusabana aratubwira ati umukobwa no kwazisha uko inshuti yaje ukeye dufata intumwa cyangwa se dufata umugabo turamubwira ati gera uje kwa byinshi uje usabire kuko kubuze kwa byinshi duhora ryuguruye araza amaze kuhagera iyo ntumwa urayakira avuga ijambo ryiza
arababwira ati ubu mbona hano naje bazindukiye ariko naje gusaba irembo ije gusaba umugeni hano twarasonze dutekereza kuko twokura umuriro waka aho twokura gukamisha aho twokura bakamiza miryango dusanga ni babyinshi nuko nshuti yanje muramuzimana muramwakira muramuherekeza mu butumwa n'isabune kwa Basita ashitse aratubwira amaze kutubwira niko gufata umwungeri tumuha agaju tumuha n'amata yo kushitsa araza ageze kwa byinshi inka murayicanira arababwira ati ntimukayana inzara iyi ngiyi ubanza rwose uzayicisha ubanza rwose uzagufite kwa byinshi nuko nshuti yanje aragaruka tubwira amakuru kuko n'ubundi wagura waka twari ko gusaba twari tutaramubona twongera dufata umugabo aza gusaba isezerano yo kuza gukiranuka bukeye turaza kwa byinshi dushitse kwa byinshi muratwakira muratuzimana yewe mugabo udusasira n'uturago tw'indava tw'abakwe turabakwe muradukosha muraturongoranya ndetse muratugabira naho duciye tugarutse aravuga ati bano bantu barasa n'abavuye kwa byinshi kuko izi nka z'amagaju tubona n'izi nyana z'ubugondo n'izo kwa byinshi nuko nshuti yanje tugeze kwa Gasita nanone kuko wamukamisha wamuriro waka twagiye dusaba twari tutaramubona twari tutaramushikira dufata n'intumwa turamubwira tuti genje gusaba isezerano yo kuduhekera bukeye araza ageze iwanyu kuko kwa byinshi no kwa Gasita nta kiza kigorana uko yababwiye n'igihe yifuzaga muramubwira uti bene mu kwezi kwa karindwi kuri izo tariki 17 basabye saa 3 twebwe tuzaba turi abashitsi bo kwa Gasita habaye none mu gitondo kwa Gasita twabukereye turangiza ku marembo abana bagomba kureba ku marembo ko abashitsi baza mu kanya baraza baratubwira ati tubonye abagabo batunguza hariya ku marembo abagabo b'ibikwerere abagabo beza basa no kwa byinshi ababyeyi bambaye imikenyero nabyambariye nuko dutuma abaza kubakira barabakira bafata udukoni baraza bacisha mu gikari nuko nshuti yanje kuko nanone twese turabemera abana dukeneye guhesha abana bacu umugisha turaza tunyura hano mu rusengero ababiheshejwe umugisha wo gusezeranya abana ababisigiwe nanone barabasezeranya barabasengera babahesha umugisha wo mu rusengero nshuti yanje byinshi ukubona turi hano nanone ijambo nyamukuru kuva wa munsi dutuma yantumwa kuva wa munsi dutuma bamusabye akaza kwa byinshi n'uyu munsi amaso ari kwa byinshi n'uyu munsi tuzi kuko kwa byinshi ni kwa byinshi nyine haba byinshi hagaba byinshi hatangwa byinshi none gashuti yanje uyu mwanya tukaba tukubwiye ngo amaso ni wowe tuyahanze icyo duteze ni wowe uri buze kukitubwira asigaye inshuti yanjye tukaba tukubwiye ngo usabwe kandi uzabe urakaraba maze duhuze ibiganza maze dukomere amashyi menshi cyane hanyuma rero bahita bigendera ngo mushaka ahubwe iby'abazungu n'ibindi by'abazungu mwambira impano mwishitse none rero mwakira impano yanjye ni umuzungu witwa Recho Mare ngaho umuzungu witwa ngo Recho wa she blessed this wedding yahesheje umugisha ubu bukwe umukomere amashyi hanyuma rero Gasita afite wizana yarongeye none rero twizeye ko uza kuganira ugasohoka nanone ibyifuzo bye birangije murakoze gase turakabyara inshuti yanjye natekereje yuko mbere yo kuvuga ijambo munyemera tugasubira kuri aya manota se wowe wakwihuta wowe wazimanye atarasukambwira ngo tuvuge ijambo ibyishimo iyo byabaye byinshi umuntu hari bimwe bimucaho reka tubyibukanye gusubira yego yego urakoze ahubwo inshuti yanjye amagambo yose wavuze ni meza
kandi mfite amagufi ntabwo nsubira muri aya magambo yose ariko ijambo rya mbere tubanza tubashimire kandi bivuye ku ndiba y'umutima bagize neza batuteze icyicaro cyiza kandi avuze amagambo meza y'icubahiro turagushimiye ijambo rya kabiri amagambo yose bavuze ukuri warashonje kandi mu murage iyo ushonje ugana byinshi urasonza uratugana ntagusomwe wageze mu mubare ntawe ukwiriye kubabyisha n'agasinda turakwakira kandi turakugurumira uradukwera turagukonje kandi turakurongoranya wanabyifuriye bukeye uraza uzagusabisiza gutegutsa wifuza ko tuzakurekera ndatekereza yuko umunsi twavuze tuza duhinduka ni ubuno munsi aba bantu bose ubona ni bene byinshi ni abaganda byinshi batuje mu gitondo abasaba kuza kukugabira haguruka kugabira urakoze inshuti Olivia Kamusabe hejuru ureke kumanuka uguma aho ngaho yuko hariya nabonye bafite amayesikariye agoye bagume hariya ibyo nshuti yaje waje gusaba umugeni witwa Olive mando niko ntekereza uyu ni umukobwa wacu kandi dukunda bihagije kandi twamugeneye mu kukugabira nuko waje udusaba gusaba umubyeyi asanze ba nyirasenge rero Olive buriya umushikire nabo kugabira ku mugaragaro urakoze inshuti yaje reka kuri iryo jambo ryiza uvuze ntaragira icyo uvuga ndashima uragahora ushima kandi kuba byinshi yaba byinshi urakoze kandi haza byinshi urakoze ukubona ko umaze kubivuga abenshi dukunguka kwa byinshi twaje tuzi kuko ariho tuba dukuye umutima none gashuti yaje ndagushimiye kuri ubwo reka naje mpagurutse uriya musore w'iwaje anyakirire iriya ngabire nziza tukabibona byinshi ngira ngo urabona uriya musore ko ahagaze urabona aberanye n'uriya urwo kwa byinshi kandi baduhaye umugeni mwiza uberanye n'uriya musore inshuti yaje uriya musore n'ubwo agasita ariko uyu munsi avutse no kwa byinshi umwamashi menshi uyu munsi yongeye kandi gutara cya kiraro cyo kwa byinshi uzamwiyambaza umwanya uwo ari wo wose uzagutume nk'umwana wawe kuko nanjye kagasita mutuma ahasigaye inshuti yaje reka bicaye asubire mu cyicaro amaze mbere bataricara ndavuga ijambo ritoya yego kwa byinshi koko ubwo wabitubwiye batugabiye tugabanya umusore mukuru kandi mwiza nibo mwakira irindi jambo rya kabiri nanone kurivuga uriya musore utarahaguruka reka bafuhire ifuhe rizima bafuhiriza ifuhe ryo kwa byinshi bazobyare byinshi bazusukuruze kwa byinshi bazowumugisha kwa byinshi baza gusomaho uwo mugisha turabakira bari bamugisha urakoze cyane kwa gasita turaza kuvuza impundu kuri iyo ngabire duhawe kuko ihagaze tubonye ihanganira muke ngo babanze bavuze impundu kuri iyi ngabire tugabire kasi turakabyara twongeye kubashimira yuko tugera tuganira ibintu birasa ku ntego nindasubira mu magambo menshi nuko natojwe nagasita kwihuta kandi twabiraganye twanabivuze iyo nzu kuhabona ni imbere niyo kwa byinshi izo turagabira twarabagabiye tukanatanga n'imitwa irimo ibintu bitandukanye imyenda y'umwana ibishingiranwa
azifashisha ndetse n'imbuto n'ibiryo azifashisha muri ino minsi ataraja ku kazi ko twabahaye umunsi ukora azakora nyuma yo kuruhuka azaja ku kazi aho mu gihe ataraja ku kazi azifashisha izo twamuzanye iyo nzoga rero vandimwe ikaba ariyo gushitsa ibyo bintu byose sije yaduhaye n'ibindi tutabasha kuvuga irimo ibisabo irimo inkongoro n'ibindi byose bijya byose tubaha twabizanye kandi byageze iwawe ahasigaye yitubwe kandi ushikire ahasigaye sa kuzaza urakoze cyane twari gutinda tuvuga tuganira ariko kuko amavuta n'amashini ya kijambere bijya byose twabishimye kandi twabibonye none inshuti yanjye byinshi ibiva kwa byinshi no kwa gasita twebwe kwa gasita no kwa byinshi kuko babivuze ni nka burya bw'agasozi kamanutse kakazamuka iyindi amaso turayanze kwa byinshi buri gihe kuko umwana taza acukirwa ibije none tuzi ko ejo hazoza ibindi n'ejo bundi hazoza ibindi ibyo kwa byinshi bihora ari byinshi ahasigaye inshuti yaje twabibonye kandi twabishimye ahasigaye musabwe kandi mubyare naho umwana we uko babivuze na mbere watangiye gukorera ku rusengero urumva imirimo umwana yamutoje azi gukora bijya ba nyirasenge bakora n'ibyo atazi bazabimwigisha abenshi dukomoka kwa byinshi abandi namwe dukomoka kwa gasita ahasigaye tuzamutoza neza kandi tuzamutunga neza ahasigaye musabwe kandi mubyare ako niba usabusanga nibwavuze kandi ubu bunye tumuhaye uburenganzira turamutwikure ku mugaragaro ahasigaye tuzamubyara murakoze cyane abahuje ibiganza bagakoma amashini intebe z'imbere gusa ariko ababyeyi baganire neza bahanye abageni bagabiranye inka kugira ngo tubongere amashyi menshi cyane nahoze ndeba nkabona impundu barazivugije nkabona impunda nibuka umugabo umwe yaraje wagereye epfo kuri nyabarongo ubona ko barahingisha yarasize imbwira naho babahinga uwo mubaza amakuru aravuga ngo karera se kome kareti si bakaririya ni kukarinini none ibyishimo biri hari nibyo biri naho ibyo byishimo rero babivanze tubisangire babyishyize twongera kumva yuko twaheze ati twagabanye mbonye umusore mugabanye mukomera amashyi hanyuma rero bagasita naho turagabanye tubonye umukazana tumukomera amashyi tumwire Olive bagutwikuye kandi bagutanze bagukosheje hanyuma nawe John bakurunguranyije aha rero twamaze kugera mu rugo muve hasi maze muze kariya umutsima uriya mutsima nimwe mwawucunguze ariko ndi muri abo ngabo abantu tubategereje ko mugabura tukamenya yuko uzagera ukuboko kwiza nabo bakabasabira kumusha muve hasi bareneye pare ubambanirize hasi ubayobore ubageze hano muri iki gikoni cyiza giteguye bagiye kutwereka uko bazasangira n'ubuzima uko bazabugabana bakabugabura murabona ko igikoni cyabo kirakungahaye kandi kirasa neza barabacu rero ndabona baje inama no bibafashamo mubikore munezerewe kandi musetse kuko bifitiye ubusiguro bwinshi ni ukuvuga ngo urugo rwanyu ruzahore mu icyo kurya ruzasohoze ntiruzabura amata ntiruzabure ibigega ndabona harimo ubuhanga narambwiye mu mutsima w'inka bazabatemesha umutsima iwacu tugacumbisha umuntu ariko ibyino nyine ni sembore gusa ariko biba bifite ubusiguro kandi biba birimo umugisha umunsi umwe nabonye abayobwa iwacu bavuga ngo reka mbere ndetse turi mu mukorogo niyo mvuze amakuru yabo tutagiye inama ariko naje mu muyumbe sindi umuyumbe ba ntibikanye rwose ahangaha ni mu gikoni havumira byose harimo ubwayi n'isi itumye zinaturika ibigori n'ibisigaye ntimubyibuka
nta murimo n'umwe ntazagufashamo niko nawe Oliva avuga ati rwose nanjye ni ugufasha nawe umutware ati by'ubu ni ugufashanya no kuzuzanya ndaza gusaba protokole dushyire intebe hari imbere kuko ntabafungura mu gikoni hanyuma rero twebwe n'ababwira ko tuza kubigenza cyane imbere kuri ba babyeyi bavuye kuganira urabona kera John we yavuze ati nizo uzafata iya mbere nizo uzafata iya mbere rwose asandi kameramani kunyibutsa ati rero Oliva takufi maze mwereke ko nzakwitaho nzereka ababyeyi inshuti n'abavandimwe barandika ngaho ati ukuboko kose nzakubambura sinzaguhina icyo mfite cyose ariko abagabo ni beza gukomera kameramani kuko ukuboko wabyinshi kwabyinshi kose aba bantu bagira keya ni abantu beza cyane je n'abantu babiturabizi nawe ni uko wabyinshi twagumye kuba abakasitoma babo nako abana babo please utajya kumureka kwa data n'umwana wabo hanyuma rwose hariho n'amata hanyuma hari n'amata Oliva rwose arikoze umupera amashyi simbaye mpegereza ko bana bacu twibwe ko hateretse amata nayo muza kuyasangira nubwo banditse bazikiye amabere ariko tuzizoshira tuzokomeza twizihiza umuhango w'inka n'amata kugeza zigameze kandi muhumure baravuze ngo zigiye kuza nizo nziza ndabona mikoro mwahitwa तारीफ hanyuma rero ati tuzabaza duhuzubira mu twifuzanya mu buzima bwacu ndabona paranamarene baratoje neza kandi ntabwo muri abanafunzi beza muri intore nziza zizigufata ati ku buzima bwacu ati mwarimu cyane gari kamaramani mwabonye biriya birahuri nimuve hasi nimurabikora muhagaze amafunguro kandi umutsima mumaze gucumba cyangwa kudutegurira tubwiga ku mafunguro nawe twemereye mutwifurize rero ati tubanza twifurizanya mu buzima bwiza yego ariko sisi kwa hanyuma rero enjoy mujyohe mwe batamwe some ya urabona George afite ke George bose ariko neza ati bose no comment hanyuma uri ujya ikintu kiza kikiri n'ikiki itaba yo hivi tiziha ariko yaro none tubidama kuyoge umwana wo kwabyisha batojwe na banyirase yego nawe ni mumpera amashimeshi cyane hanyuma data bose ni bamwanya bamwe wategesheje nagiraga rwose uve mufatire ukuboko kuko n'abana babanziriza ababyeyi mu gikoni nubwo batwerekaga ni cya kindi cya kizungu ariko yego umwongereza hariya ikambere kubera yuko tubanza ababyeyi bakuru niko twatojwe iwacu umwongereza hariya yego naringize ngo jeje kugira mikoro abasigaye nabo ndabona aya mafoto abakeneye niyo mpamvu twabikoze kujya nayo kugenda basangiza ababyeyi mutwifurize ko ubwo bwacu butazabura icyo kurya mukore muri imbehe mwihesheje ubona none ni Oliva nawe kwanze tutazabura icyo kurya ati niduhinga tuzasarure tuzeze yego abana bakiri banezerewe ndabona bakazise bakwiye ize kubabwira gutya turi abantu beza batuje ngize ngo barababwira
ababyeyi bava hariya abageni bacu ni bose abashumba hanyuma bajya kuri abarimo bazaza nyuma y'abageni tugenda dufata abasaza bakuru bicaye ndetse n'abashumba abandi batoya twebwe tugereye abantu bakuru bashaka tumesema ni kutulia rasi kwa sababu tumekoroga tukatumia kiuga tu peke yake, lakini ulikuwa mnaona vile vile kupenda. Hata nimeona mkienda kwa chakula mlitoa tu, tumefika hiyo wakati. Mbarikiwe sana, asante. Mengine nitawajuza hata kama sitaongea Kiswahili lakini nitawaarifu kile kinaenda kufanyika. Sasa hivi tuko twakinama basi abana bamwe utamanya mumeshi bafite ariko bafite igikorwa bari gukora ati bafite ikamba ariyo sabu bakagira inkoni nanone ifite ubundi busobanuro bakagira igiseke. Abantu twavuganye ko bafite izi mpano bari sore bategesheje ikaratasi mu gitondo ndababwira ko muzipange neza n'uzo muri reception zibe zipanze cyangwa se zafashe uwamuhindutse utuma mpamagara ababyeyi bakahagarara gutanga ifoto cyangwa aha ngende kuzizana n'ishyira kuri poto. Hanyuma rero murakoze ntarindi kuvuga andi magambo meza. Hanyuma rero mpera John Isapu Mumbere Isapu Riva na Fatiho ma kwenu nawe mwagarara hali papa abantu bose muzako batazi kupanga abantu kuko tibize formation bete hanyuma reka abana bashikiriza ati iri ni kamba tubahaye kuko murari kwiriye ni kamba ry'ababyeyi kuko kwa byinshi umubyeyi bahawe kamba ry'ababyeyi ahawe n'abana kuko yarabyaye arakikira ararera aratoza
bamushigikiye bamukomera amashyi kuko bose umubyeyi araberewe ati papa rero hari n'inkoni imbere do yego fataho mama wishikiriza umubyeyi ati watureze neza udutoza neza ati iyi nkoni rwose uzayitwaza ahagerera ugeze mu zabukuru ati kandi niwidutunguza tubere umugisha ati uyizamure maze abandi babone yuko uhawe inkoni yo gushimira bose ko watoje neza ati hari n'igiseke ati ma mutuzi ariko abantu bazasakuza ukuri no mu ijuru tuzobasohora cyangwa tubandike ati mama rero ati nguhaye iki giseke ati hariho uzi poeme umuvugo bamwe mu kuvuga umuvugo bamwe mu kuvuga m'amerekeje m'a donné tout je mérite cette bonne mère ma vie entière elle m'a sonné tout petit et malade m'a pris à marcher pas à pas tenant mon bras quand elle est là je m'éclairai je l'aime bien un comme la machine de Dieu comme ça amesema nichanganye na Kiswahili. Nilikuwa nasema m'amerekeje my mother whom I love so much. Nuko kirashize. Hanyuma rero nibaguhe impano nuko rero amekuja kupeana zawadi yake. Ubarikiwe mpaka ushangae. Simumpigie makofi mtu. Wakati waanze kuendelea kushika ile ambayo ikiza. Ubarikiwe sana. Tunawapenda nyinyi ni wazazi wa Mungu. Babyeyi rero tukabasaba gusubira impano ngo yatisheho bwaje impano atari ko kuna mubyeyi kaba atuva hasi hasi mu impano tambuka rwose yego John rwose n'umusubizi gutwaza akabimenya ni intore nziza zigufata ati papa rwose ati ntari kuba byiza mama nawe atari ko biramaze urahagije kandi nawe yaza kuba ni byiza atari ko ndabizi kwivuye ari kure ati impano y'ubushuti kuko mutonyeho n'umwana wawe ati unyemerere rwose kugera ku muto ati reba kwifata maze ati izamure ku cyo bwiza urabona ko umusozi uje inama na se kera banabikapuse banabibonye karanyongorera ko baraganira ni byiza cyane ati ifoto izaza ishinze cyangwa izaza itanditse ati izaza iri smart rwose iriya n'abanyenzoga kuko amatwituma ikagaragara aka kanya aha arakoze cyane kasaba ababyeyi bisubire abandi bazavugira amagambo abandi bashingiye uzoba bishingiye ubundi muvukano ariko umupasiteri waguhesheje umugisha ni byiza cyane ukomere cyone nawe uriva amashyi natekereje neza arakoze cyane nadangaje sinavuga menshi ariko ntacyo pasiteri arakoze kuba ari pasiteri ntabwo sinzi avuga menshi akwiriye kuvuga akwiriye hanyuma rero hari famiye pasita Sebitu Felix hari famiye Kigwerere nanone hari na famiye Ngira umuvugizi abone bakurikirane bihuse cyane ese nasomye nabi nasomye neza nibaze rwose pasita Sebitu Felix hanyuma na famiye Kigwerere ati namwe murababyeyi beza kudushyigikira abakurikirana famiye umuvugizi ari hafi yego akurikirane na famiye Shaka hari abantu bamwe batagize bapare iyo bafite bakomere paramashi bazabagira kishidari ukomere paramashi tutumkumvikana neza iyo bigeze hahandi bagutuma ndasumbuka hore rwose bigaragare ko yatangiye kugufasha kandi
birasaka hano bamubwira inama nyinshi cyane zo kugira ngo ashitseho niko ngize mfite icyo gikebo. Hanyuma rero ati n'ababyeyi barakoze, ati n'ubwo ukomeje gukora. Hanyuma hari abasore babasezerera, abasore babanaga bose babasezerera rero bakubonana ati namwe mwambaniye neza, ati ndabifuriza kuzamushika. Twigaragura mu kirambi, turigaragura atari ukomeje kwigaragura wenyine, uzorohere kugira amaraso meza. Hanyuma rero hari boss wa John Korea hii tunamupenda, endelea huyu mtoto na aendelee zaidi, na tumependa kwa sababu umekuwa hapa, uwepo wenu hapa ni wa maana sana. Kwa hiyo wacha tuzihirishe tukipiga makofi sana. Hariho Obile naye aweze kupita apewe zawadi. Kuna Elisha, kuna Ken, kuna Masi, kuna Irene, kuna Ana. Wapige makofi mingi. Wapatiwa zawadi Obile. Ati wewe wa maana, customer mzuri sana. Hakuna mtu mwingine kama customer wako. Kuna mama mwingine niliongea Kiruka akipewa zawadi, alikuwa customer mzuri, akabageni akasema ni saa ngapi? Akasema kwa sababu wewe ni customer yangu ilikuwa saa 5 lakini napunguza ni saa 4:30. Pia kuna Kimani hajafika present na bazari, acha present. Kuna mwenye atamsimamia kama uchukulie tafadhali, uchukulie. Tupigie Kimani naye makofi sana. Abarikiwe mpaka shangani. Kuna Elisha. Na wewe ndio maana kwa hii familia imejengwa. Tunajua kijana amemsupport na mmekuwa karibu na yeye. Amemsindikiza kutoka hapa hadi amemsindikiza kutoka hapa mpaka hapa na watu wa Kayole. Kimani si ushakai mpaka kwa kubarikiwa mpaka kwa na Ken. Okay. Pia kuna Masi, wewe ni wa maana sana. Nimeona hapa ile mambo imeandikwa umetenda ni ya maana sana. Tumpigie makofi na yeye pia. Kuna Naili, ubarikiwe sana kwa sababu umekuwa pamoja na kijana yetu. Uzidi kumsapoti kwa sababu ile morali ya Mena ni hii ndio ngumu kuliko ile ya Tukio. Hiyo ni ngumu. Ana. Na kuna kitu nimegundua Ana akipita. Umeona vile wamevaa smart kama zile nguo za harusi zetu. Sitawapigia makofi. Hii inaitwa misheni. Umevaa smart. Asante kwa sababu umezamini hii harusi ukaipea heshima. Barikiwe sana. Ibakisha kwa sababu ni ya maana kuliko zingine zote. Kutoka hapa mkamwe anatupesha milioni zijani kwa kuzunguka barabara mwisho. Mara ni kitu cha soka. None leo hii nayo ndio mwaniki mwisho. Alafu John amesema kwa sababu amepiga darubini kali dunia mzima akupata mke ama msichana kama Oliver. Hiyo darubini kaenda ikakwamilia kwake, akaona yeye ndiye wa maana. Kwa nini singekuwa nikitafsiri Kiswahili wenzetu wangesikia mzuri sana. Sasa iko ile zawadi amemwandalia ambao nilikumwambia wengine wote nimewatupilia mbali, lakini wewe ukakuwa wa maana. Sasa Oliver, na wewe utanyosha mikono ili uweze kukupatia zawadi hii. Ni zawadi tofauti na zingine. Kama uko na jealous hapa usipige makofi. Kama uko na jealous usipige makofi. Kama kuna wengine sijaisoma hapa. Pia Olive amesema kwa sababu wazazi wa John wamemzaa, wakamulea, wakampatia malezi, akafika mahali ameunga ndoa, akapendana na John.
yeye akuna zawadi pia kupea kwa mkwe na mamkwe. Kuri ubwo rero nasabaga ababyeyi muve hasi, hanyuma watoto waweze kuwabariki na zawadi. Ukiona tunavisha wazazi ama tunawapatia kofia ama fimbo, ina maana kwa kimila yetu. Fimbo ni kusema ni wachungaji wema kuchunga watoto, kofia ni kusema ni taji ambao watoto wamepewa wazazi. Mje ni mferasi maze abana babahe izo mpano. Ndashimira protokoli zimeze kuzitwara neza nyuma yo kubarengaho gatoya bahise bikosora ko murihuta cyane mungarurira icyizere. Hanyuma rero iyo saba ko ndabona ari sepuza amashi simpamenya ubwabyo ariko turaza kubisobanura. Nyemerera urihe Oliva maze Oliva nawe yifate afashijwemo na John. Yego. Hanyuma John mufashe ati mubyeyi niwe wabyaye John kamure kumuhetse ati ngiye kukwambika ikamba ry'ababyeyi kuko wabyaye ukibanuka ati ukabwiye ko imbere data ati sinakwemera gukora mu ruhanga cyangwa se ku mutwe, ahubwo nyemerera nyuma y'ifoto ushyire ku mutwe maze urebe kwa Gasita twibwirize. Makofi sana mzazi akasema ili kumaanisha anaenda kupanda wajukuu. Nika ungekuona muzikuru kuna fimbo pia. Hii fimbo ina maana mengi sana. Nikasema imhe hiyo sabuni kumanye ingoni. Hii ni ingoni. Fimbo ina maana yeye ni mchungaji mwema, amechunga watoto vyema, umewalea vizuri, na fimbo ni baraka, sio ya kuwachapa, ni kuinua na wanabarikiwa. Ingoni ni mutsinzi, mukutsinze, mukushingiye kandi ugiye kuja kuzabu kuzaba kamanda k'iminsi tukatsikire tukanyerere. Iyo ngoni rwose ni nka ya Yesu ingoni y'ingendera yego bizamure maze kwa Gasita nitushobora kuba byinshi tukishimira uyu mubyeyi tukamashyi cyane. Hanyuma hari igiseke. Iki giseke kirimo nanone amabanga menshi. Ati uza uhagarariye mama kimuhe Oliva kandi yatanze kandi John yatanze ariko ko murafashanya kuko mwabaye. Hanyuma ati mama ati muzamukimushikirize kandi nawe uri mama ijana ku ijana. Ati rero nawe ufitiye umuvu femme noire, femme africaine, umugore w'umunyafurika odama omame. Ahandi ndahibagiwe nawe mukomereze. Umugore w'indangagaciro nziza ati wabyaye akarera gaheka none akabashinga ati Imana igomuje je t'aime ariko ndagukunda mama mubyeyi. Yego asante. No umugabo yararirimba ngo ni heri kubona abantu barumva ko ayikunda baje kunyongorera bajya baza banyongorera rero naje zoza bavugira naze namwiri nziza wiyi kandi rero nabyibagiwe. Oliva afite umubyeyi ise wabo mukuru wa papa we cyangwa se papa mukuru pamukuwa natambuke nawe umwana w'Imana naza muri ndamwisubizayo kandi rero nayikitse kuko ni byiza yuko ari ikurikiye. Ati mubyeyi nawe ugomba kwambara ikamba. Ati uri mukuru wa papa umubyeyi ijana ku ijana warandeze urantoza mutoza uburere bwiza. Ati uyu munsi nawe ugomba kwambara ikamba kandi tukabikomera amashyi kuko mu by'ukuri urashingiye kandi wabisenga. Mukomera amashyi cyane umubyeyi nawe yego rwose. Yego ifoto naze mama ngwino mama. Yego akurikirane na mama Dogo mama wa Nowa, akurikirane na mama Bizimana aze gukurikirana rwose. Ati mama rwose umubyeyi kugushaka akoze byinshi. Ati rwose ngomba gushimire imbere y'Imana n'imbere y'Imana. Ati Imana igumishe naze rwose akurikirane na mama Bizimana na bofu Serugo. cyane
hari Seruko, ini Mama Wisma, niwe foto. Seruko mwebwe bose nimwe mwadutushobore bwiza kubera ko tugeze ikirenge mu cyane tumwe tubereye imfura n'imfurakazi ati rero uko tumaze kuri bose tugomba tubashimire. Nanone Mama Aime naze uburyo bwite kuwa mbere ku mibare birasa nkaho udashobora karigrafi urangarikiye kabisa. Hanyuma rero kahabwe nawe yawe ni byiza rwose. Hanyuma reka tete natambuke ati nawe uyu munsi tugomba tugushimire uruhare runini ati ni byinshi kandi naze Adera bakurikirane ati kandi tubigiraho byinshi n'umubyeyi mwiza ati uyu munsi mbere y'Imana n'imbere y'abandi tugombe bose tugushimire kandi ishimwe ryacu niba ritoya kugeza umutima shenge masenge anti n'indi mpano ntigeze mvugana izane hano. Iyi mpano rero iyi mpano Oliva yaravuze ngo mu bahungu bose ariko iyi ngiyi twavuga turi mpamvu niritembea Afrika mzima usikuona haja ngo ni Mungu kama Yesu ni nguko nguko. Nawe yaravuze ati nimetembea kote duniani sinabonye umugabo mwizera nk'aho ati kubera yuko wanyizeye naje kakwizera ati ngombe gushikiriza iyi mpano rero nambura amaboko rero maze ushikire iyi mpano niba tubashigikiye abo bandi ibyo bakoze tubabashimisha cyane. Yego barakoze ati reka tubashyikirize iyi mpano ati mwarakoze kandi muduhorere gutya ati poroje tugiyemo n'igoye muzatume hafi natwe tuzababa hafi kuko halafu kuna zawadi nimeona zilikuwa zikisonga kukuja na nimeambiwa ni watu wanakimbilia kwenda kazi ndio wengi tutakuruhusu watu wache hapa wale na customer wenye wanafanya nao kazi upite mbele na zawadi zenu kama kutaongea mtu mmoja ama hata ongea ni mzuri hata tuweza hapo kabisa sasa mjipange kwanza picha kwanza mjipange hapa tupige picha nini aliko watu tusali ikiniso twale kuingia mjipange lakini na tumesema tunawapenda haki ya Mungu si mzaa tunawapenda na Mungu awatende mema na msimame na watoto wetu imara. Asante na asifiwe. God is good. Nafanya kazi ya Karen ama priest in the Catholic Church. I joined this family of John first to congratulate him for this step that he has taken in life. Nakuja kama rafiki, amekaa Nairobi kwa muda wa miaka 3 na mimi nimekuwa customer wake wa karibu sana, na baada nilikuwa customer pia nimekuwa rafiki wa karibu. Kwa hao wote ambao wanafanya kazi pamoja na John, mimi ninawapenda, ninawaheshimu na kila wakati ninawaombea. Whenever I have my celebrations of Mass, I remember you and I pray for you. Ya kwamba mnafanya kazi kubwa mno, mnawalea watu kwa mikono yenu, na hivyo tunazidi kuombea Mungu awalinde na awape afya njema wakati ambapo mnahudumia watu. Kwetu ni mbali kutoka Kitale, lakini vile nimepata familia hii ndogo ambao ni ndugu na dada, na hivyo tunazidi kuombea. Kwa kanisa nzima nasema asanteni kwa kumlea John, na pia leo kupata zawadi nyingine mpya mke wake ambaye pia natumaini itaendelea kumlea kama vile mlimlea John anavyopendeza, na hivyo mtawalea wao kama familia ambayo ni familia changa, lakini kwa ajili ya malezi yenu wataendelea kusimama imara. Mimi ni mhubiri kwenye Genesis 17 verse 1
Abraham. Which book? I am the Lord, I said Genesis 17 verse 1. Itangiriro igice cya 17:1. God speaks to Abraham Imana yabwiye Aburahamu and he tells him, I am the God Almighty. ndi Imana ikomeye, Walk by my side ugendere mu ruhande rwanje and you shall live a blameless life. uzabaho mu buzima budafite ikibazo na kimwe. Kwa naambia familia hii ya kwamba watembee na Mungu Ndabwira umuryango ubashe kujana n'Imana, na wataishi bila lawama. bazobaho nta muvumo bafite. Kwa niaba ya familia hii nzima, wale ambao tunafanya kazi naye Kuri uwo muryango wese twazanye dukorana nabo, na sisi ambao ni customers wao, natwe turi muri bo, tunaombea baraka ya Mungu tubifurije umugisha w'Imana. na pia kuwashukuru nyote kanisa kwa kuwashikilia Turabashimiye namwe kanisa ryose kuko kubafasha no kubarera. Mungu awabariki sana. Imana ibabarikishe cyane. Basi pia ataongea kwa niaba ya bosi wao ambao hayuko hapa. Okay. Bwana sifiwe. Amen. Amakuru yani. Hiyo tumefunzwa na John huko Job. Ibyo twatugishijwe na Job ku kazi. What I can say, Icyo nshobora kuvuga, John amekuwa mzuri sana kwetu. John yabaye Imana mwiza kuri twe. John is the person that kimkanyaga ama kukanyaga atakwambia pole na zingine. John ni umuntu uko wamukandagira ashobora He's the kukubwira best ngo person to work with. uyu ni umuntu mwiza wo gukorana nawe. John umeanza life mpya. John watangiye ubuzima busha. Iko siku sisi tunakufukuza tunamwambia kukuta bibi. Ni hazo za mbere mugoroba tuzatubwirana tukubwire ngo ibuka umugore wawe. Pia kuna wa boss. Kubwa bose wabo bose Alikuwa afike but there is something imehappen atatakuta kwa John. yari kuza hano hari impamvu yatumye ataza, ariko azagera kwa John. John akiwa na sisi kama familia. John ari kumwe natwe n'umuryango umwe. And thank you so much for welcome heshima yenu, tunashukuru sana. Mwakoze cyane kutwakira no kutwicura Imana. Mwakoze cyane. Barikiwe sana, unaweza kupeana zawadi zenu moja kwa moja. Hanyuma nagira ngo dukomeze dutuze kandi tugana ku musozo. Nagira ngo nze gusaba tugona ariko bamaze bakaba tunabagana amasaha yanjye n'abazi umuryango wa byinshi kubera ko ariwo waduhekeye icyitegererezo nabo n'abandi babikora neza neza. Murakoze cyane umwishe w'amagambo, araza gusigara mu makeya tuvuge tubangagura. Murakoze cyane, reka wenda aza gusigara. Ko tugeze kuri uyu munsi kuko twawusezeranye n'abavandimwe, Imana ikawuduha tukaba twawugezeho, igikorwa twari cyari imbere yacu kikaba kigeze ku musozo. Kuri ibyo tubishimiye Imana ibikoze, Imana nishimye. Ijambo rya kabiri dushima Imana, turashima Imana kuri aba bana Imana yaduhaye. Hari benshi baza bagenda bagera iriya bakava ku gihe, ariko aba bana bakomeje kwitwara neza kugeza uno munsi.
cyane reka uhagarariye basaza be avuge ayo bavuze bashimiye abantu kandi Imana y'umuntu idakirana no twigomba ikindi uyu mwana ni wo guhereza iwacu kandi ngo nta wundi ni inyuma ye basaza bakavuga ngo ibi bamwe oya turatanga bamwe toya ariko uko kwayo uko kwayo ukomeye yewe ubukwe bw'aba bana mu by'ukuri harimo ukuboko gukomeye kwatusiga dushyize muri munsi twazanye amafu twazanye amabuzu twazanye ariko hari n'ikintu gikomeye dufite kira cyabasaza iyo babamuhaye yo gutangira kugira guteza bakamatu yabasohoye ariko ikaya y'abaramubaha y'amushiki wacu w'umuhereza dufite inka y'idolari 400 n'inka y'idolari 400 turayimuhereza ngo ujye kuyitaha hamwe n'abagore haravuga umuntu kugira ngo izina ry'abandi risenga n'abakuru biwe turashima Imana uyu munsi Imana yagize neza Imana yubakira umwana mu rugo rwiwe turanezerewe kandi twishimye tuguwe neza twebwe twese Imana yacu nishimye rero hari impano twamuteguriye kandi tumusabira umugisha Imana izamuheza umugisha azabyare umuhungu n'akobwa bazororoke Imana yacu imuheza umugisha n'akazi urebe uyu ni uwafoto ibirori by'aba bana bacu turabishima Imana kuko Imana yaduhaye umunsi mwiza wo kuba mu birori byabo Imana ishimwe cyane irindi jambo turaza gushimira ababyeyi babyaye aba bana bakabarera bakabahereza uburere bwiza bakaba bageze ku mwanya wo kubaka urugo Imana ibaheze umugisha nawe ijambo rindi rikurikiraho turashimira abagize uruhare runini cyane mu gutegura ibirori by'abana dushimira na muramu wacu utari hano uri hanze nakoze imirimo ikomeye hamwe n'undi mutoya muramu wacu nawe mutoya bakoze imirimo ikomeye mu gushyigikira aba bana ni ukuri turabashimiye nabo aho bari abashinzwe kubagezaho amakuru baza kubagezaho kuko bakoze imirimo myinshi kandi myiza nabo turabashimiye cyane ijambo rya nyuma turangiriza turashima kuko mwebwe makosa uyu ni umwana kuko babivuze niwe muhereza kandi ni nkawe muntu mukuru mu rugo rwacu kuko niwe muntu ndakeka kuko twese baramubiwe yahoraga tuzungukamo iyo tugize imanza cyane cyane no kubyara niwe wakundaga kudufasha cyane tukabana kuva kera jewe namutuzi kuva kera ntabwo gitangira kubyara twarabanye cyane turagushimiye medo kuko wakoze imirimo myinshi mu rugo ntiwinunze kuko abana b'iki gihe ntibagikunda kuja kurera ariko baradufashije ni ukuri turagushimiye kuko wabikoze kandi wabikoze mu mutima mwiza natwe tuzakomeza tubane nawe kandi ntituzakwibagirwa igihe cyose uzadukenera uzatwiyamaze n'igihe utazatwiyamaze twebwe ntituzakwibagirwa tuzahora tukwibuka ahasigaye tukaba tubifurije urugo rwiza ruzabyara abahungu n'abakobwa amen dufite impano reka jewe nange impano na famiye yanje abandi nabo baragenda batanga izindi zabo uko bazifite
sawa basi. Murakoze cyane atandukano, reka duheze kuze ijambo avuga asoza, hanyuma turaza gukurikizaho ba nyirarume ndetse n'abanyarume. Iby'ukuri kubaka kwiwe none nta wundi mwana dusaye mutoya ko turumva hari ikintu kituvuye mu bikomeye. Uyu ni umwana mutoya ariko yamenye Imana kera icyo twadushimye Imana kuko uyu mwana yamenye Imana kera cyane akora mu kanisa kuko bayivuze. Ibyo dushima Imana kuko Imana yayimenye kandi akaba yayikorera. Icya kabiri dushimye ku mubano wacu n'abasita. Si ubwa none abasita dushyingirana, tumaze iminsi dushyingirana nabo kuva kera n'abira bacu. Namwe tubavuze ngo Imana yo mu ijuru baheze dushya kuko kubwira namwe kuva dutanga ubukwe kuko muze yabivuze nta kintu cyagoranye nyine yacu ari ruguru, ariko tubikorana n'abandi bari hano, ibintu byose bigenda neza cyane. Imana yo mu ijuru baheze dushya. Icya gatatu, uyu mwana nyine ko yubatse by'ukuri dusiga Imana kuko arabazi, kuko uyu musore twari tumufite ariko uyu mwana niwe umuzanye akaba avutse ku rugo rwacu. Turabishimye cyane kuko twungutse ubundi muntu muzima mukuru tutazorera, uzoduheza ibitekerezo byiza, uzotuzana inama nziza, tukaba tugungutse uyu munsi wa none. Imana yo mu ijuru nawe iheze dushya ku nama zaza duheza, kandi kuko ari umuherezi ko ndabona kuko tutaza tumufata kabariya bandi bakuru biwe bakwe bacu, tuba tumufata nk'umuherezi kandi ari kumuzukuru. Icongeyeho usibye abantu bose, murabona twararitse abantu kuza kubana natwe ku bukwe. Iby'ukuri baratwumva. Dushimiye itorero uyu mwana avamo rya IPC, turavuga ngo abashumba twazanye Imana yo mu ijuru baheze dushya. Icya kabiri, dushimiye kandi abantu bose twazanye bose, turabashimiye kuko mwashoboye Imana mukabushyira aha ngaha, tukaba twaba tuguriye abasita. Iby'ukuri namwe turabashimiye, Imana yo mu ijuru baheze dushya. Dushimiye abanyabyinshi bari hano Rungano, twababonye murabazi hano n'umuryango wacu. Turabashimiye bene data mwahagurutse n'abana n'abasaza muraza kuko twabahamagaye kuko dufite ubukwe, namwe muratwitaba. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaheze dushya. Tukaba dushimiye abantu bose bitabiriye kubaka uru rugo. Twebwe ababyeyi natwe tumuhanyika uzabafasha, kandi isongeho dushimiye abana dufite hanze. Iby'ukuri nibo bakoze ubukwe. Murabona kuko tugiye dufite kiragoye, ntaho turwanya ibintu byo gukora ubukwe, kandi ubukwe bw'abakobwa bukuzana ibintu byinshi, ariko abana dufite hanze bakoze ibintu byose, babikuye Imana ibyo bakoze byose, nabo turabashimiye. Imana yo mu ijuru iyo bari baheze gusa. Rero murakoze, tubashimiye mwese, Imana baheze gusa. Murakoze cyane, kabasubire mu myanya yanyu. Reka dusabe ba nyirarume hamwe n'abanyamurango baze dusoreze umwanya wacu bari bahazaza. Yesu ashimwe. Ko mudasubiza Yesu ashimwe.
wiwe ni umunyarwanda wa kera ari ibintu bakunze kuvuga ko uwo mwana bavuga ngo bari kanisa ariko arako bibagiwe n'abapastori barabizi ikintu umubyeyi yakoze n'abana ise w'uyu mwana ni umuyumbe wa kera usibye n'umuyumbe mugani w'abububu habe no kubona zaburi habe n'umuyumbe ya zaburi abantu bazaga bakajya bakajya hirya uzamucisha ku gihugu ni otomatike kandi ntabwo amafaranga hari aho biba biba basaba ibibazo baheze ko ikigongo hapana rwanda sida ikigongo kiyaba ni otomatike rero amagambo make ntajya kurogora turanezerewe kandi turashimira ngo kuba babasha kwitabira mu bukwe njyewe naravuze ngo umuntu wese uzondana interese tasanga n'Imana hano muri Nairobi muzikondo nibizibona nata umuntu wese uzondana umuntu ukwe cyane umuntu wese uzondana kubukwe tazange interese tasanga n'Imana mwagize neza by'umwihariko reka ndetse kurogora cyane njyewe uyu mukobwa abereye master nazaga bari igitegeraganya mu nama nabo maze tukajya kupanga ijuru ndapfa ko bizagenda rwose nzaba mu bukwe bw'Imana none nzabere kurwanya Imana ishimwe kuko nasi igitegeraganya nta tantu yabaye ariko rero bisubira mu bukwe bw'Imana nabaza bakamagana baza kwita kabaye mu bushenge uri kuri cyo bushenge rero Imana ishimwe reka ndikubona reka ngire kuvuga nabo Bwana asifiwe. Reka natwe bagira bamwe n'ibirungishwa bacu no gushima Imana kuko Imana itubashishije kababyeyi we ngo kuvuga kababyeyi we mu by'ukuri twatobye uyu mwanya mwiza wo kuba mu birori by'Imana. Murabona ibihe biragoye cyane ariko Imana yagufashije agakura mu Kristo kugeza n'uyu munsi wa none jewe sinabizi cyane ababyeyi nibo zitwara ariko hari uko mu Kristo hari uko uza kugenda ukurikira ababyeyi ko byagenda kumenya sekuru uyu mwana yakundaga kuririmba kandi cyane niba ubu Kristo ufite n'ubwitonzi jewe ndavuga cyane ngo yamukurira amen habe ibi byose bariko bavugaho byinshi uzirangira rumwe n'ibyishimo byinshi cyane kandi turanezerewe kuba uyu mwana yarakuze akemera inyigisho z'ababyeyi akazikomeza kuba tweretse ibintu natwe kubagira rumwe Imana yohereje umugisha kabashimiye abakwe bacu abanyabyinshi ku burezi bwiza berekanye byerekana ko n'umwana n'umukobwa wacu mu by'ukuri yawe umwana no kubwira abasi mujane umugeni mwiza w'umukristo kandi witonda ufite inkomoko atari ibintu byo kwanja n'inkomoko abikuraho byose kuri ubu Imana imubahaye yagize neza kandi bashobora kubikomeresha tukaba turangiza twifuriza abana bacu umugisha n'urugo rwiza twebwe rwagasita twabyiye narisabye kuko abana bagomba kuruhuka bakicara ndahindura amazina y'aba bana ho gatoya kandi hari icyo gituma mpindura amazina yabo niraguha ko baramwita John umwana naguha ko baramwita irindi zina zena ndashobora kuvuga nyine ni mama ndahindura amazina yawe umwana wa papa undi araba data sinumvise amazina yawe navuze ngo ndayahimba uyu ni Mutabazi uyu ni Elizabeth ariwe mama ko numva
yuko mfite ibyishimo birenze urugero kandi ko numva ndishima kuko nabaye ku birori byazo ariwe Mutabazi. Uyu ni inshuti yaje, inshuti yaje magara, ni urukiki rwo mu nda yaje, ariko kandi ni inshuti yaje. Ndashima Imana yuko yamurize, yigeze kugira ikibazo akora impanuka agiye ku ishuri gukora ikizamini mu kavu. Imana yo mu ijuru yamugira, nari kubanza umuryango w'Agasita ariko ndabanza umuryango wa Kanyabyinshi. Kanyabyinshi mwarakoze, mwakoze aho ntabwo kandi mukorana, simvuga ngo n'abana mwakoranye n'abagabo, ariko kandi mubashyirira bugufi. Reka mbabwire ngo murahoze ibanje jewe ubwaje mama wacu mama bari babizi, ariko mama wacu ni umunyabyinshi, aravuka mu muryango w'Akanyabyinshi. Rero muri ba Muyomba muri ababyeyi baje mwongere no kuba ababyeyi bacyo. Sinabisobanura niba kujya ku mikoba y'ingoma niko mumeze. Mvuze yuko abanyabyinshi atari bo ba mbere mugurira irembo. Ubundi kandi turakihe uyu mwana namwitegereje, mwacu turi igikara, je ni igikara, umudamu wanje ni igikara, no muhinda umubambaye ukusa nawe ni kwasa. Ngira ngo uyu mwana namwitegereje mbona ameze neza cyane, kandi umuntu arashaka gusa na Muyomba Seninga, niwe Muyomba nuko asa n'inzobere n'igihe. Ndashima ko Muyomba yumvivuga ko muri waje uko niko kuze navuka mu batura wa Seninga. Ubundi kandi ndashimira abantu batuye Rongaye, ndashimiye abanyabyinshi, ngiye gushimira Gasita. Gasita ni beza, mubitegereje neza muko sibati mumeze neza cyane. Ndashima yuko Gasita ari umuntu umwe, nikakurya ku isoko utotandukanye. Mvuze yuko Gasita ni umuntu umwe, iyo utari umusoko rumwe ruzana n'izindi, niko Abasita bateye bafatana n'urambiri. Ndashima n'abashima Abasita. Ubundi kandi ndashimira mwene data murababare gato sinza mbona neza. Ndashimira ikanisa rya Sambre, amakanisa hano sinzanamenya cyane, dore nuko mwabaye benshi kandi mugisha amakanisa. Twebwe iwacu tugira makeya kandi tuyamenya biza bishaka ko kugura ayino. Rero hagati muri ibyo ngibyo ndashimira Sambre kuko ntacyo mutakoze. Nabanje gushimira ikanisa, naje gusubira Gasita asubira tu, kandi Gasita ari hano, Gasita ari hanze, Gasita ari hirya no hino ntaho atari. Ariko nshimiye ikanisa Genereze John, arakura ageze aha, ageze muri Sambre, bamureze nk'umukristo, bamureze bamutoza neza. Iyo batamutoza neza yociye inyuma agakora ibyo abandi basaba bose bazakora, ariko kuko wamureze neza, naje muzeye namureze neza,
impamvu izo bamutojeje n'izo bamutojeje ndashima kuko bene data nk'ikanisa ryareze umwana wanje rimushingiye neza akarusho ndashimira itorero umwana avuyemo mama Elizabeth itorero avuyemo ndashima kuko bamureze neza namubonye nibuka mama n'ifoto ya mama navuze muyomba ariko n'ifoto ya mama umwana ko mvuze ukuri rero abacuruzi b'izo ndashima kuko bamureze neza kandi bakamutoza umusaraba itorero mwarakoze imana yo mu ijuru bagire neza ubundi kandi navuze yuko shimira gasita utuye hano Longayi kamushimiye gasita utuye ahantu hose muri iki gihugu imana yo mu ijuru ibagirire neza ndashimira abana bacu bari hanze ariko ndakuramo babiri gusa nubwo bose bashimiye abari hanze ntacyo batakoze ntabwo batagize jewe vuze kuko nari inyoro muri Kongo niho iwaje abana bacu bari hanze bakoze iyo bwakabaga barandunganira ni ukuri twari dufite ko muragara none ntaka twagiramo iri hari uruhande azwi kanika niba ntari mfite nishe ariko abandi bose bari bazifite rero kubera izo nka twari dufite twari dufite n'ubwonko bw'uburuka ubwino buragoye iwacu tutatugikorera turangije tuvuga ngo abo bana ntacyo batakoze ndashimira umubyeyi wanje uri hanze y'igihugu yangiriye neza yampaye inka muri ubu bukwe bw'umwana ntacyo atakoze imana yo mu ijuru imuhungushe ndashimira abana bawukure ndabivuga gutyo aho bana ntacyo batakoreye ndavuga uwitwa Natinda simusi wundi nabo nawe Kiyani ndashima kuko bakoze bwakabaga bampaye inka itangana n'ikazi iwacu Nyaruguru rero imana yo mu ijuru izabaho umugisha ku bana babo no ku bintu byose batuzi ubundi kandi navuze ko nshimira abantu bake ndashimira imfura ya Mutabazi mu wuzukuru witwa Gakuzi imana yahaye umugisha akabasha kuganira n'abashiki be n'abaruna be n'abandi bose bari hanze n'agasita wese n'abahagarariye umuryango hano aribo bagasita ndabashimiye shimira n'imana yampaye abana banje aho ndashimiye mbere muze yuko sinorangiza ndabashimiye abana banje abakwe banje nibahaguruke bombi ndabashimira abana banje mukomeze muhagarare sinarusha namwe mugomba kuvuga n'abasereye imana kugira ngo babashe kumushaka si ibintu by'ubuhubuka nanjye ubutayu hejuru hari ibintu abantu bazashishanya ndetse ubutayu senga imana imana izapfa abantu batarasinzi bose batoje ku muhanda imana yagiye neza yabaye abantu batarasinzi ntazokora ku muhanda imana y'ubujuru n'agasanga imana ibasashimira data no mu bundi buryo rero turangije bifuriza amakanisa yose yarongaye nayo natumije hirya nayo hino abishwa baje ubundi kandi n'abaramubaje mwese abitabye ababaye hano na mwene data ufata ijambo ndamushimiye imana yo mu ijuru ibagire neza izamutse nziza amen Mzee huduma hii tumetumia kwa kitu tumetumia masaa Yes, ashimwe. Bona naje narangije kubanza ushikino muri Kenya ndaramasha.
nabo n'abana beza bikomeye mwagize neza iyo mutatuye muri radiyo tuba turabona ariko mwakoze imana ibagire neza kiri ndashimira abasita bose aho baba bakagera zitaye ku ninde muri imana mwishyura kandi neza bagire neza nari kuvuga cyane rero soza ndashimira itorero rya Musama byababaye hafi tubaba hafi imana yabikoze hamwe n'abana bahuje soza ndashimira muzehe wavuye muri Kongo araza akaba yarakandagiye aha biragoye gutema kiriya kirere uva imana yamufashe bikaba byarabaye nawe akaza akabona mu mateka bikwiye imana imwishyura neza aha turi bakuru turashimira imana kubw'uyu munsi w'ubukwe bwa John byinshi bitandukanye ibyo bene data badukoreye b'abanyamuhana famiye byinshi n'abandi bose mu by'ukuri tuvuze twihuta tuvuga ngo turabashimiye mwese abantu bagize uruhare muri ubu bukwe imana ibamugisha kandi ndashimira imana yagize uruhare runini muri ubu bukwe imana mu ijuru ihimbaza amagambo yose bayavuze twivuga no kurondora badahana ariko by'ukuri imana yagize neza kuza imana ishimira mwese imana mujima bose murakoze anyasenge bashikiwe bihuta cyane hanyuma abasore babanye n'abashaka ko imana bashobora kugendera bavuye bagatanga inama y'amanuka natwe dushimiye imana muri uyu mwanya kuko imana yagize neza yagize abantu bose tukaba tugejeje kuri uyu mwanya w'ibirori by'abana bacu bikaba bigeze ku misozo imana ishimwe ikindi kandi turashimira imana ko yarize muzehe akaba yaravuye ruguru ko mu bihugu iki gihe kigoye akaba yarabonye inzira akagera hano amahoro akaba yabaye mu bintu by'abantu b'abasita batuye hano Rongai aza ko nabivuze ikindi kandi imana ikaba yarafashije aba basore ikabarindira bari babo bakaba bagejeje kuri uyu mwanya bataraciye inyuma bakaba bakomeje uburyo bwiza bw'umugisha imana yo hejuru ishimwe tukaba dufite impano nk'abakobwa bo kwa Gasita bari hano dufite iyo mpano kandi impano yacu turayihereza muzehe Kamudogo atambuke tuyimuhereze tuyimugezeho umubyeyi wabyaye kandi akarera tuzaza wiba wisiga nta kindi imana imuhereza dushima imana cyane kuko tubaye hano ubukwe bw'aba bana turabategereje bize cyane kuko bizaba bityo kabumazi imana ishimwe cyane ubundi rero abana bitwaye neza turabashimiye cyane imana yabaragiye baduherekeje natwe nyine rero gushyigikira aba bana bacu bagomba kuko izo zatanzwe turabe umugeni muri mugisha w'ishyaka abahungu n'abakobwa imana turaharanira gushyigikira ibikorwa bwanyu imana ibaduherekeje mu by'ukuri nuko emisiyani ari kutwambura mikoro ariko dufite ibyishimo icyo tuvuga ubukwe bwa mubyara wacu wakomeje bamushimira ni mwiza ni mwiza ubwiza bwe afite aho bukomoka ntamuhinda kuba mubi byagenda kandi ntamuhinda utagira ishyaka uyu musore icyo tumushimira ni ishyaka cyane yaje dushakisha ibikorwa byarane agira aho tubona adutumira mu bukwe bwiwe turishimye cyane rero abanyabyinshi mufite umugisha kubera mushingiye amazi ava kwa muganga imana imugisha cyane kandi turabwira umutara wacu uje iwacu
rero dutsinda mu izina ry'abanyamuzinda bari hano n'abandi bose bataje badutumye mu bumwe bwacu bateguye impano rero hari impano rero dufite turagira ngo tuyishikirize John tambuke n'abaze gusa n'abakecuru dutangiye impano muzinda baba muri mutambuka kandi mwese twe kwiga dutsinda abanyamuzinda barakoze niba mubyara wa John ataratanga impano ya kwegera hano umuyobozi w'umuryango wa Gasita ku rwego rwa karere ka kane dushimira Imana kuri uyu munsi udasanzwe kuri jewe cyangwa ku bantu bose bari hano. Aba bana ntabwo bazi cyane, ndashima Imana ku mubyara wanjye haguruke hano, haguruka. Uyu mugabo mubona ni mubyara wanjye neza, ni umwana wa Mushenge. Naramubonye ageze hano mbona afite amaraso ya ba papa bose barapfuye, nta n'umwe asigaranye, ariko mubonye mbona afite amaraso ya papa na ba papa bandi bose bapfuye. Ndishima cyane, narishimye, numva umunezero usanga. Abashimira Imana uyu munsi bari muri uno bukwe bwiwe, kandi Imana ya Isiraheli yamurindiye mu nzira yaciyemo iriya nzira iragoye, ariko Imana yamurinze kugira ngo aje kumubona. Imana yamwujije ishimwe kandi himbazwe. Imana yamwujije kubakorera ubukwe mama, Imana yamwujije ishimwe kandi Imana yamwujije umusaza n'umuhungu, umusaza n'abantu benshi. Imana yamwujije bampereje impano rero yamubyara wanjye nateguye kumuha. Murakoze kandi murakarama. abihanganye bose turabashimiye. Hanyuma reka twumve ubuyobozi bw'umuryango hano rungaye kugira ngo dusoje iki gikorwa twari turimo. Ikigira kabiri, ndashimira abadatabwe ba byinshi, ndabashimira cyane ko abapapa beza baradufashije kandi twese turafashanya, tubyitwaramo neza nabo bazitwaramo neza, ndabibashimira. Ikigira kabiri, ndashimira umwana wa Rongayi, umwana wa Rongayi ugira ubumwe abandi bantu batagira. Nta handi hantu nabibonye kabisa Rongayi igira ubumwe bimwe bidasanzwe. Ndabibashimira cyane byimazeyo kuko Rongayi bagira ubumwe kuruta mu tundi turere twose. Ikindi ndashimira umuryango wa Gasita. Umuryango wa Gasita mu by'ukuri abahoze babivuga babivuze neza cyane. Umuryango wa Gasita tugira ubumwe bukomeye, ariko cyane cyane ndashimira bashiki banje n'abakobwa bacu, abantu tugira ubumwe budasanzwe. Rero kubera iyo mpamvu turashimira Imana ko umwana wacu yashatse umugore mwiza usa neza, kandi ndizera ko ndashidikanya ko azatubera umwana mwiza. Murakoze, mwiha amashyi abasizi. Murakoze cyane, turashimira abantu twakomeje kubana hano. Reka cyakira ababyeyi yewe reka dusabe nanone abasaza baganire batugereze umusozo badutubwiriza iki gitaramo. Ati mubona amashimwe yose yarashojwe, atuze kusubiza umwanya kugira ngo aganire na so kandi ganire n'ingana ku musozo. None rero umubyeyi uruzi uganire cyane ese turakabyara bagurujwe n'amagambo abiri. Ijambo rya mbere ryo kubashimira mu izina ry'abantu twagendanye, mu izina ry'umuryango wacu wa byinshi, mu izina rya byinshi watumye aturushimire. Watubwire neza, watwakiriye, batubagije kandi twanyuze, kandi twamenye yuko muri Gasita wawe bakeya, kandi mu kuri ntabwo bivuze ari ukwenya gusa, twari n'inkomoro bari kuvuga ngo dusigaye tubesha. Ntabwo dusa tubesha, ntabwo tubivuze no kunabesha. Mwatugiriye neza, twagize ubukwe. Hari umukecuru wavuga hariya ngo ni simati, ariko reka natwe dusubiremo, twakoze ubukwe kuri simati bose.
n'abashimiye rero ikindi cya kabiri baciye umugani w'umunyarwanda amazi yatemze ageze kure twaje twituma kandi tuma nyayo n'isozo tuma wamutu tukeneye gusubira kwa byinshi wadutumye kutubwira amakuru utwemerere wadusezerere ukatuha utugari twacu tukagenda tukabona amakuru kandi ibyiza twabonye hano ntabwo twende kuziherera hasigaye gusaba umusaruro rwose dufite yanjye byinshi twe twari tubikeneye kuko tuma gutabara kwa gasita kandi mu mushinga kwa byinshi no kwa gasita nikavuga kajunu kugira ngo urabizi uvuga kwa gasita wishwa kwa gasita naje ndi wishwa kwa byinshi bari abantu bavuga ariko nakuba ko kwa byinshi urumva kwa gasita no kwa byinshi twakagombye kugenda dutaha ariko nanone kuko wari ubivuze twe turareka barya basore bazi kwihuta cyane batera intambwe muje tubaha udukoni bagasita bagenda bari kuvuga amakuru ariko za ngenzi zose babasaza bagenda ku tubano n'abantu kenshi n'abandi bahetse turacyakeneye gutuma gutaha bagasita ariko babyinshi no kwa gasita ugende utubwire byinshi ngo byinshi turagushimiye turagahorana amata mu ruhimbi uragahorana igicaniro ku marembo uti wamugisha ko kwa byinshi no kwa gasita uti ni bakunda uti kandi bantu bacu uzakoreho uti na yasezerano ryacu duhora duhana timurigice kugira ngo uhora muri soza umubwira uti kwa gasita twagushimiye uti kandi tubahaye n'isaramu uti bagusuhuje none inshuti yanjye reka sabe bariya bantu kwa gasita banyegereye kugira ngo ubone uko uja kuvuga amakuru kwa byinshi mukuru wasigaye uriya musaza nzi kuko utonda kumubwirira amakuru gusa nta kintu kimuteretse imbere uzi ko abasaza b'iwacu bagiraga ibintu by'amahame cyane none bashuti yanjye aka ni agashinguracumu aka ni akanozangendo umushyitsi mwiza umutekera itaha asigaye ubasuhuze ako ngako uzakamubwirira amakuru ukavugiraho ijambo umubwira uti kwa gasita bagusuhuje uti kandi bagushimiye utuzabakorera gutyo ahasigaye inshuti yanjye usabwe kandi mubyare uhorana n'Imana turabashimiye kandi urakoze cyane yego aba babyeyi dusigaye turi bakeya beza batuzi guhambira amashyi meza nabibwirire ko bari bihangana bakameza niba ari hehe uyu mubyeyi avuze ijambo ryiza aravuga ngo twagize ubukwe muri simati ni ukuri naje nabivuze ndabivuze amashyi abantu batuje nubwo katuramo ariko batuje ntabwo urangiza ikintu ngo abantu babe bangana gutya rero ubwiza mpamvu imana ibahumuje kandi muzohore gutyo ikindi rero ni byiza kudasiga abana reka tuve hasi ibyo byose tuba dushimira imana niyo yabidushoboje tuve hasi hanyuma dushimira abasaza baganiriye baganiriye neza nk'imfura dushimira ababyeyi dushimiye imiryango yose iri hano n'abazana baseba n'abandi abakwe n'abishe rero urugo rw'abana turebera gusina n'ingendo twese dukora imana ijana imana icyo yakoze kandi mugire urugenzi rwiza n'amahoro y'imana data twongeye kugushimira twarabimusabye turakubwira ngo nitubona tugeze mu musozo w'ubukwe tuzavuga ishimwe ryawe tugikomeje amashimwe yawe tukiri imbere yawe tugihagaze imbere yawe turagushimiye mama turagushimiye ku birori byiza turagushimiye ku bantu bose bageze aha ngaha batuzaniye umugisha turasabira urugo umugisha turasabira ubugenzi rwabo umugisha abagiye gusubirayo twese abagera mu rwanda b'abana abajya gatengera abajya kayura abajya gasarayi ku turere twose tungana bageze amahoro tuzakomeza dushima izina ryawe
mu izina rya Yesu tubyabuje amen. bazi hano hafi kandi abana batekereye mama bavuze ngo wamuze namwe mugeze mbwira hari abatoya n'abakuru batabashije kuza ababyeyi nibazi babone rero umwanya w'ifoto n'ababyeyi b'abana bose yego ababyeyi bamutse imbere papa nawe naze iyo foto